noje kunezerwa imbere y'Uwiteka kandi nawe ndakunezerewe munsi wa none. Mpamvu unezerewe nuko wongeye kuboneka imbere y'Imana tugabana iri jambo ry'Imana, tugabana buri mugoroba na Nkeramugaba JOHNBAPTIST. Iri jambo ry'Imana tugabana buri mugoroba ni ijambo ry'Imana ritwereka ingaruka z'icyaha. Iryo jambo ry'Imana niryo tugabana buri munsi ku mugoroba turebera hamwe ingaruka z'icyaha. Tugiye gutangira dusenga Imana. Bamaso dusengana Imana munsi wa none. Uwiteka abe mu ruhande rwawe. Mana nziza, ndagushimye kubw'uyu mugoroba kandi nkweretse ubwoko bwawe, nkweretse ababonetse kuri uyu mugoroba. Mana, kugira ngo wongere kubagirira neza. Data mwiza, reka iri jambo ryawe rigendagende mu mitima ya benshi. Mana, rihindure kandi ritegeke ibyanze guhinduka. Nsenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mana ikumugisha tugabana iri jambo ry'Imana. Mana ikugenderere kandi Uwiteka abe mu ruhande rwawe munsi wa none. Jambo ry'Imana iyo ndikuruye nkurura ibintu byinshi cyane, kuko Imana niryo yakoresheje mu kurema isi n'ijuru. Uwiteka Imana, buri kimwe cyose tubona ku isi cyose cyaremwe n'ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana tujye kugabana kuri uyu mugoroba rigiye gukora imirimo n'ibikomeye mu ruhande rwawe. Hari ibigiye guhinduka munsi wa none, hari iby'Imana igiye gukora munsi wa none, hari iby'Imana igiye guhindura mu buzima bwawe kubwira ijambo. Uwiteka agufata ukuboko, Mana ikwereke inzira ugomba kunyuramo kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Tujye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma ibice bitatu, duhere ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Tugabana ijambo ry'Imana, wumve icyo Imana ikubwira umunsi wa none. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu yani munsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti, uri hehe? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Amen. Mana itugirire neza. Iri jambo ry'Imana niryo tujye kugabana kuri uyu mugoroba. Iri jambo ry'Imana niryo rijye gukora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe, niryo rijye guhindura buzima bwawe, niryo rijye guhindura muryango wawe. Iri jambo ry'Imana rigiye guhindura ibyanze guhinduka. Mana yacu tugire neza. Waba ufite ibyo kurya bihagije, waba ufite imyenda yo kwambara ihagije, ukaba ufite amazu menshi ahagije, ariko iri jambo ry'Imana ndakubwira ngo rigiye guhindura ubuzima bwawe munsi wa none. Uwiteka akugirire neza. Boneka imbere y'Imana, boneka imbere y'Uwiteka. Mana ikore imirimo n'ibikomeye. Aburahamu amaze gukora, amaze kwemerera Imana, Imana yamusohoreje amasezerano. Mana yacu tugire neza. Ni ngombwa kugira ngo twiringire Imana, ni ngombwa kugira ngo twizere Imana.
mugoroba w'uyu munsi ndakubwira ngo Imana iragukunda. Adamu na Eva bamaze kuva imbere y'Imana bahuye n'ingaruka z'icyaha, bihisha Imana. Imana uko yabagendereraga siko Uwiteka yakomeje kubagenderera. Munsi wa none ndakubwira ngo wiringire Imana, ushake mu maso h'Imana, wirinde ikibi kugira ngo Uwiteka akore mu buzima bwawe. Mana yacu tugire neza. Bagize kwihisha Imana kuko bakoze icyaha. Nawe umunsi wa none hari igituma udasenga, hari ibyo wanyuzemo, hari ibyaha uhagazemo bigatuma Imana itaba mu ruhande rwawe. Umunsi wa none ubivaneho, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro ku bwawe kugira ngo Uwiteka kugire neza. Tugiye gusenga n'Imana. Imana ikugirire neza, Uwiteka abe mu ruhande rwawe, kandi Imana ikugirire neza muri buno buzima. Imana iguhe umugisha uturuka i Siyoni. Mana nziza, ndagushimye kuko uri Imana, kandi uri Imana ikora, uri Imana ibabarira ibyaha n'ibicumuro, kandi uri Uwiteka Imana, Imana yo kwiringirwa. Mweretse ubwoko bwawe bwavuye kure y'amaso yawe, Uwiteka Imana, kugira ngo ubasubizemo imbaraga. Data mwiza, ubababarire ibyaha n'ibicumuro kugira ngo barye ku mugisha wabasezeranije. Nsenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.